bitame kinyuka avuga ati bikuka kabati vraiment aravuga ngo abantu bazaba bikunda badakunda babo. Gushaka umugore akarwara uburwayi runaka bivuze kumwirukana. Bazaba bikunda badakunda ababo. Mu bukwe bwa Timamu bw'ejo bundi atari ubwa mbere, ubwo ndaza kugaruka ku mugore n'uyu mugabo, umuntu wari ushyushyemo hasi nturamuka. Ariko Seroba jewe reka turebe. Yego. Ubundi bipfira mu kurambagizwa, bipfira muri fiançailles. Ngiye kugusubiza igisubizo gisekeje. Bipfira muri AI. Batise Robert nonanga. Zibavuze ngo bipfira muri AI. Uri kumva? Isi iri kugenda ishuka abantu gake gake w'Imana bo mu rugo. Yego. Kuko bawita gicaniro cyo mu nzo. Yego. Iki gicaniro rero kirakomeye, kirakaze. Kubona cyemera umwaka umwe wa mbere ugakunda mukagira n'amahirwe n'izina rigahinduka ukatangira kwitwa mama runaka cyangwa papa runaka. Aha kanishimira Imana ngewe rwose ndi kuri kamera, Mana wagize neza, narakubonye. Uyu muhungu barabwira ati wa muhungu we, uyu mwana w'umukobwa ntabwo uzamushobora, ashoborwa n'abasaza. Oya ngewe hari abakobwa bashoborwa n'abasaza. Ngewe hari umuhungu nigeze kubibwira. Hari umuhungu rwose yari n'umugabo wumve, hamwe n'abagabo nabo bameze nk'abasaze. Uwo mugabo ukuze Robert uruta wowe. Uruta wowe. Ajya urumva ari mu myaka 40 na. Ajya gushaka agakobwa kagashabarara ngo k'imyaka 21. Hamwe se wa mugabo. Ugira ubwenge. Reka ngusubize wowe ubana natwe umunsi ku wundi, mwifurize umugisha, mwifurize amahirwe ndetse n'amahoro bituba kuri Nyagasani umwami Imana. Imana rero ikugire neza kandi Imana iguhe umugisha. Uyu munsi tugarutse ngo twere tuganire ku bintu bigiye bitandukanye ndetse kandi biribuze kongera no kugira icyo bikunguraho uyu munsi. Inyuma kamera muri kumwe na Pasiteri Shimiye, ariko kandi imbere kamera kumwe na Robert umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Robert yego, waramutse neza? Waraye mushumba? Umeze ute? Ndashima Imana. Meze neza. Nyagasani yakurinza, komeje kundinda do. Wa muntu wabyihoreye. Bivuze ko ejo bundi arantu nagiye kubwiriza, ndavuga neka mbigisha amashimwe meza aruta yo mutekereza. Hari ukuntu abantu bagenda bagashima Imana tukajya kuvuza induru ngo babonye abagore beza, babonye amazu meza, babonye amamodoka, ama-etaje n'amaviza. Ako nakoze ubushakashatsi sanga mbere yuko ushima Imana, pastor burya nubyuka mu gitondo ukabona wigize nka gutya ukigorora, ukabona urambuye akaboko, ushatse atubwira Imana uti Imana ushimwe. Noneho waza muri saro kuba afite ubushobozi n'abatabufite, dore ko abantu bashaka ko bashima Imana ngo ari abafite ubushobozi. Ubwira umuntu uti wampaye ubuhamya bw'iby'Imana yakoze ngo ntabwo buragwira Roba, ubuhamya buzagwira rya zagwira gute? Sibyo? Niba Imana iguhaye akarayi kawe, akajumba kawe, akumbati kawe, kakamanuka hano mu muhogo kakaza kakagera hano mu nda, ewana nta kibazo kibayemo. Ubundi bagakubwira Imana uti Imana urakoze, ushimwe. Kubera izihe mpamvu? Buri ugiye kwa muganga ugasanga hari abo bapfumuye nubwo n'abari ishimwe ngo barinyuza hano cyangwa babinyuza aha, nibwo wakwibuka ko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Abantu bajya babyibuka mwe. Uri kumva pastor? Usoje hashira akanya gatoya gahunda ukumva system iri kukuvuga ngo tujye hari hahandi. Ukagenda ukiyicarira kubakoresha umwobo, kubakoresha seshe, urukumva bicaye bameze neza ngo bari gusoma ibitabo, ukajya kumva ngo po cyangwa n'imbere birakunze. Buriya uri umuntu z'ubwenge wahagahise upfukama Imana ukuba ati Imana ushimwe. Kubera izihe mpamvu? Hari abantu iyi system handi idafite ikibazo, ariko iyahariye yaba imbere n'inyuma ifite ikibazo. Yego. Aha rero uba ukwiriye kwicara ukagira gute? Gashima.
ugashima rwati Imana ubwo gahunda zigenda. Uzi ikintu uzi mu isi y'abazima n'abapfuye, uzi ikintu gihenda abana ngo barakimenya. Abantu bibwiye ngo ikintu gihenda ni imodoka, ngo na etaje, ngo na amafaranga, ngo ni izina rikomeye. Rikada ikintu gihenda mu isi yose usibye no mu Rwanda ni umwuka uyu duhumeka. Nari nyikomeza Bibiliya iravuga ngo abana ni umwanda uva ku Uwiteka. Buriya niwumva bakubwira ati papa Mucyo, papa Neri, ujye ushima Imana. Shima Imana, uri kumva uvuga ati Mana ushimwe wakoze iby'imbaraga. Yego. Kabiri, buriya abagabo n'abagore mujya mu cyumba hari gahunda ikemera. Hari abo zanze bikemera umugore we turakoze Imana igumugisha kubw'ibintu ukoze. Umugabo akavuga ati shange nagiye i Kanombe, ukabona umuntu w'umugabo aravuga ati bimeze bite se umusa? Nagiye i Kanombe wapi mwana? Ati umusa byanze ati byabaye ibihuhwe. Byaribanye mwana. Nyamara tukwiye gushimira Imana. Aha nuko zitangiye ikiganiro cyacu cyo ngo dushime. Yego Imana ishimwe. Reka maze mbwira abantu batwumva wowe ari ubwa mbere kora subscribe cyane, shiramo commentaire. Niba wamaze kumva ya mashimwe vuga ngo amen, uyandike reba hasi muri comment section, ujoining iyo commentaire nashyizo ya pin, winjire muri groupe yacu. Hari umurimo w'Imana turi gukora cyane, ujyemo. Imana ibaho umugisha. Imana iguha umugisha. Yego. Hanyuma like ntuyibagirwe. Robert, yego, twatangiye tuvuga akantu bavuzemo kavuga ngo iyo umugabo n'umugore bagiye mu cyumba bagakora gahunda bakabona iremeye, bagakiranuka bawita umurimo w'Imana wo mu rugo. Kuko bawita gicaniro cyo mu nzu. Yego. Iki gicaniro rero kirakomeye, kirakaze kubona cyemera. Umwaka umwambere ugakunda mukagira n'amahirwe n'izina rigahinduka ukatangira kwitwa mama runaka cyangwa papa runaka. Aha kanishimira Imana ngewe rwose ndi kuri kamera. Mana wagize neza, narakubonye. Reka twinjira aho ngaho rero. Yego. Hari ibintu maze iminsi ndi kubona hehe hano ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Abireba n'amaso yanjye. Yego. Amara kubibona bikancanga. Ndavuga naje mpamagara Robert mubaze iki kibazo nk'umusesenguzi, nk'umunyamakuru, nk'umuntu usenga. Ubwo ndagitwara muri izo kategori zose. Umusesenguzi, kabiri umunyamakuru, gatatu umuntu usenga, ndacyo n'icya kane cy'uko uri umunyarwanda cyangwa ukaba uri umuntu. Ubwo si ibintu bine ngiye kugenda muri iki kintu. Nabonye inkuru iranambabaza y'umugabo witwa Timamu. Timamu arongora umugore, ariko nyuma sinzi niba baramanye n'umunsi. Yego. Mu kandi kanya umugore ngo barasaze. Niko bakivuga? Yego. Bavuga gutyo ngo yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Siko biri? Yego. Timamu ati jewe wa mugore we barampfunyikiye. Robert, ukimara kubona iyi nkuru muri zikategura uko arenye, ndashaka ngo tuze gusesenguramo ibintu. Ukimara kubona iyi nkuru wayakira ute cyangwa se uyibona ute? Ese abantu bakwiye kwitwara bate? Ubwo tugiye kuvuga muri rusange nuko tuvuze Timamu, ariko tugiye kuvuga muri en general. Urabizi ko ndi umuntu ukunda gusacinga, gusoma. Hari umugabo w'inshuti yanjye mu kanya yakoze ikiganiro avugamo akantu gakomeye. Aravuga ngo niba uri umuntu ukurikira YouTube, ukaba ufite urusengero usengeramo, sibyo? Ukaba ufite umupasiteri ukurikira, ukaba ufite umuvugabutumwa ukurikira, ariko ahantu uri hakaba, sibyo, nta nkuru n'amateka wumva, sibyo? Iyo tuvuze inkuru n'amateka, ubwo ni ukuvuga ngo ni ukwigishwa ibintu byabaye ukanumva n'amakuru y'ibizaza. Yego. Kuko icya mbere ni amakuru. Ukumva nta hantu bari kukubwiriza bakubwira ko Yesu agiye kugaruka. Yego. Cyangwa Yesu ari umwami. Uri mu kinya cya kindi cy'umunezero, cyacakira, kwata, zamuka, manuka, bifate, bizunguze, binyeganyeze. Tera intambwe eshatu.
imuka aho wari uri, simbuka nyeganyega, ukaba ari aho wibereye, ukaba nta makuru ufite, sha wowe urarimbutse. Impamvu mbivuze ni iyi, ndahera kure kugira ngo nze mvuge icyo wambajije, kuko ubwo ngiye kwanariza nkoresheje ubusesenguzi, nkoresheje ubunyamakuru, nkoresheje ubunyarwanda, nkoresheje n'ivugabutumwa. Umugabo w'Imana witwa Pawulo yandikiye itorero ariho ibintu 19, sibyo? Yego. Bizaranga iminsi y'imperuka. Yego. Aravuga ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka, ndavugamo bikeya, ubwo ndaza gusubiza icyo kibazo cya Timamu. Aravuga ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka hari ibihe bizarushya abantu. Icyambere, abantu bazaba bakunda ibijyanye n'irari ryabo, bashaka kumva, ku buryo bazanashaka bigisha, sibyo? Bahuza n'ibirari bicomeka mu matwi yabo ku buryo bakubitamo ikinyo ukavuga ati aravuga ngo abantu bazaba bikunda badakunda babo. Gushaka umugore akarwara uburwayi runaka bivuze kumwirukana. Bazaba bikunda badakunda ababo. Mu bukwe bwa Timamu bw'ejo bundi, atari ubwa mbere, ubwo ndaza kugaruka ku mugore n'uyu mugabo, umuntu wari ushyushyemo hafi umeze nka pare yitwaga Pastor Claude. Niwe ari pare? Hafi aho ngaho niwe muntu wa hafi. Pawulo yandikira iri torero yararibwiye ngo abantu bazaba batukana, batumvira. Urabibona cyangwa ntabyo ubona? Ninjye ubibona ngenyine. Oya birahari. None se ko batukana, ko batumvira, ibintu byose biruzuye. Bakunda impiya, amafaranga, cash, amafaranga. Bibiliya ivuga ku mpiya ikavuga ngo ni umuzi w'ibibi byose. Ni umuzi wa Satani, ni umuzi w'abadayimoni. Yes, umuzi w'ibibi byose. Bagambanirana, ubugambanyi buruzuye. Inaha baragambana, bumeze nabi no mu rusengero. Bikakaza, warabibonye? Ibyo bihari. Bibona, birahari. Batumvira ababyeyi, birahari, biruzuye. Uyu munsi rero umuntu wese uri kugwa muri ubu buhanuzi, iyo agiye kubaka urugo kubera kutumvira ababyeyi, hari igihe aza akagwa ku mugabo nka Timamu. Ndakoma urusyo nkome n'ingasire. Yego, nibyo nshaka. Abakobwa b'iki gihe bafite siroganateri imivuga ngo bo ngo baranyara kurusha abo bavanywe mu rugo. Ndaba ndeba. Sibyo? Ni fanta. Uri kumva? Ni fanta. Niba uri umukobwa, oranje ni citron, ukabona umuntu wa mbere avuye mu rugo arirutse, arahunze, uwa kabiri aranyarutse, undi akuyemo ake karenge, uwa kane agarukiye ku munwa w'irembo aravuga ati garuka. Wowe urumva uri uwa gatanu, uramurusha iki? Ni ikimero, n'ubwiza. Yego. Bati se Robati, ntituzarongorwa, muzarongorwa. Ariko niba ugiye kurongorwa, manzi usome ibi bintu 19 Pawulo yabwiye Timoteyo. Yaravuze ngo bameze batyo. Pastor, bimeze bite? Jubatera iki? Umugongo. Niba umuntu ubona akunda impiya, ukabona atumvira ababyeyi, ukabona yikakaza, ukabona atukana, ukabona nta rukundo, urarongorwa ibiki? Uwo nguwo ko ari urarwana n'iki wavuye mu nzira? Wakunze ba mu nzira, hunga udapfa. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Tukugendana? Ndikukumva. Ni iki rero gituma abantu benshi, uri kumva, bari kugwa mu mitego y'abamamaza agenda y'umwanzi. Nahoze soma nuza Epson Files, sinzi niba warayibonye. Sindayibona. Iyi y'abakomeye bari kujya muri Amerika, Epson abajyana bakajya gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Isi ifite amabanga nuka. Umunsi umwe twari ahantu ku Muhima, umuhanzi umwe ntavuze mwihorera atazajya kundega,
ariko ubwo murumva uwo mvuze ku bazi kumva bitewe n'ikiganiro turimo. Yego. Tuba turagiye hariya kuri ADPR 2013 na 4 na 5 urabizi ko abahanzi bari bagezweho n'abasatuzi banyuranagamo, bari bagezweho icyo gihe rwose bari banagezweho. wari ubayoboye yitwaga Steven Inshuti yanjye Sugira Nkunda, uri kumva nawe yarabuze ariko Imana yavuze ko izamugarukaho, azagaruka. tuba tugiye kumuhima kuririmba, ubwo narendagara wundi kuri bo baba bankubise indirimbo bagendaga bahera ku bahanzi uko bagiye barutanwa. Yego, ubwo urumva ni wabanje kuko ari muto, nari muto banakubise umwuka wera akorana nanjye, ibintu bigenda neza, imbaraga z'Imana ziramanuka. soje twakoraga ibyitwa playback, hari imigozi twabunganaga urabizi, ndabizi. ubwo uwo muhanzi aza kuntira, niho natangiye kumenya ko ari ururara ku rwego rwo hejuru. Ni nawe watumye buriya abahanzi bacika muri abaragiye afite mikoro, tugezeho bacomeka ku byuma ndayimuhereza, kumbi sinayifunze, atazi ko ifunze. Abaranyongoreye kumba ari kongorera amateraniro yose, ngo aba banuza se ngo n'igitutsi cyo kuri ba mama ngo ba nyina, uri kumva sibyo, ngo hari ikintu atumarira, uri kumva. Ubwo se yari akiririmbye akimara kuvuga reka base mwaka mikrofone guhera uwo munsi inkuru yaramamaye ahantu hose bati aba bahanzi nta kirimo mukureho. Ubwo hatangiye kuza ngo umuhanzi amanze yaka icyemezo cy'ubuhamya bw'uko ari umukristo. Ubundi babaga bafite udukapu turimo amasede bari kugurisha n'iriya migozi na telefone, muri telefone butoya ngo nibwo butasakuzaga, akaza bamuhamagaye akubita aririmba, yarangizaga izaguruka bamuherezayo, uri kumva. Rero aba bakobwa bacu baza ngo babonye abasitari n'abasani bagahita bajya mu bicu, mumanze mukora ubushakashatsi, bakwiriye kwitonda. Acawe ari umwarimu watwigishaga, uri kumva, umusaza nyine ajyaga duhugura, gabanyubukana wakana genda gake wakana we. Namwe rero mwa bakobwa mwe mugende gakeya, umugabo si uwuzuye iki ipantaro, umugabo ni uwuzuye ibitekerezo bizima. Umuntu muzabana ariko kurambagiza, nturumva naguha n'igitekerezo cyo kujya gusenga nibura ngo mwumve Imana ivuga ku muryango wanyu, ahubwo ari kukujyana kugurisha ibyo utunze, arakujyana kukuryohana nawe ngo ni umukristo. Tuganire pastor Roba, umugani urukumva. Ibi ngibi abantu banabyumve, nuko kenshi tubivuga abantu bashaka umugani wabyo wahoze uvuga, n'abantu memu nk'aba diaspora niba bakunda kubeshwa cyane nabo, siko biri. Ugasanga umuntu ngo umugabo ina ari guteta umugore diaspora, ugasanga umugabo ari ina umugore ni kumwishyurira inzu. Niba umuntu adashoboye kwishyura inzu ari i Kigali, ubwo ni mugabo nyabaki, usoza kumarira iki? Soza muri Amerika akaguta, nupfa kuhamugeza gusa. Rega ejo bundi Imana yamaye ihishurirwa ry'abagore bari baba diaspora n'abakobwa, bafite ibibazo bitatu bikomeye kurusha abagabo. Buriya abagabo bazi kwiyererutsa, kwikura ku bibazo direct. Niba umugore abyaye abana 2 ni urugero, sibyo? Abo bana byaye akababyarana n'umugabo, umugabo ariruka wenyine agahunga akabagusigira, uri kumva, akagenda akaguruka. Ni wowe utangira guhura no kurwana nabo n'ibibazo byabo, sibyo? Zaba abana. Kabiri, hari ikindi kibazo kibaho, buri abantu bavina pastor abenshi kubera amashyari n'iki, ngo umuntu ngo yuri indege ngo yagiye. Uzi ko abantu binabo bohereza amarozi n'ibiki byose, bamwe babarozi kugumirwa no barayohereza. Yego, barabaroga. Uzi ko yohereza mwana, abantu bari ngo amayorongo amarozi, nguko ndi understand, nguko ndi kureba isi yacu igeze amarozi se ko umuntu agutuma inkuba. Amarozi ni nko kubona umuntu agwamaga kuri telefoni agasenga kandi bigakora. None se niba asenga bigakora, utongera we byananira. Utongera se ugutongera ubundi. Ikindi
ari ndakunda kwigisha spirituality. Abantu benshi ntabwo baramenya guhishurirwa, menye ngo ngende uwo mu ruhe rubyaro. Ako wamugana. Ndetse ndi uwo mu rubyaro rwa Satani cyangwa ndi uwo mu rw'Imana. Imana yavuze ijambo rikomeye nzahora mbisubiramo. Iravuga ngo shize urwango pastor hagati yawe wa mugore we n'urubyaro. Wow. Uzatanga undi azamurangira. Umwe azamena gatwe undi amucigitse. Hari igihe umwana ukiranuka, umwana usenga, Satani amwohereza umugabo ngo aje kukurambagiza kandi ari umwana uje gucigitse. Uzakurimbura, uzakubuza no kujya mu ijuru. Nasi bamwe nk'ubu ngubu uyu mukobwa nagiye ubuse natese stati irahindutse. Nubusi si umugore si umukobwa. Si umugore si umukobwa. Ibyo yaruhiye byose bigiye muno tumwe. Ariko se ngo manzi umenye ngo ngende uwo mu ruhe rubyaro n'uwo ngiye gushaka n'uwo mu ruhe rubyaro. Kuko nureba na ubu hari abakobwa uri kumva bangajwe n'abana b'abahungu baza kubashyashyagirika gusa. Umuntu aje kukurambagiza iwabo nuhazi, ntuzi niba baroga, ntuzi niba baterekera, ntuzi niba babandwa, ntuzi niba bica, ntuzi niba ari abateramwaka uwa mu ngane wa Karegeya. Karegeya mari aravuze ati arakosa abasasa migozi ujya kubashaka. Ayogiye gupfa gushaka ngo duhuriye i Kigali ngo akodesha wo nkodesha. Uramuzi wa akodesha wo kodesha. Bamanura igisiga. Uramuzi. Niyo bamanura ibisiga iwabo urabizi. Iwabo bamanura ibikona. Ntabyuzi. Nturamuka. Ariko Seroba. Jewe reka turebe. Yego. Ubundi bipfira mu kurambagizwa. Bipfira muri fiançailles. Ngiye kugusubiza igisubizo gisekeje. Bipfira muri AI. Batisero batino nanga. Zibavuze ngo bipfira muri AI. Uri kumva? Isi iri kugenda ishuka abantu gake. Uri kumva? Aho umuntu ubu reka nkubwire. Umuntu amaze kurongora inshuro 5. Sibyo n'urugero. Ndakumva. Uri umukobwa bari kukurambagiza. Kandi inshuti yazanye. Ubizi neza ko uyu muhungu kurambagiza cyangwa se uyu mugabo si n'umuhungu. Yataye umugore wa mbere. Ataye umugore wa kabiri. Barasezeranye. Amaniga mukikije nayo nuko. Hakubanza president agiye kugikemura gute kubera yavuze yo bundi nago muzikiganira. Nabyumvise ko abantu babiri bananirwa ko. Hakuze ko wamugana. None wamuganika ngize. Byarananiranye ubu ngubu. Byarananiranye byo. Roba. Uwakabaye ngo pare ni divorce. 5. Uwo ku ruhande gase doneri nuko. Ni divorce 7. Uw'imbere MC nuko. Se wamugani. Uri umukobwa umuntu akurambye hazanye inshuti ze urazibona ko ari abakoboyi ngo mbonye za magabo ngo ebana ngo ngo kuri kamera ni mushaka kuba abastar nyine muzumva icyo bita kwa abastar ni ibingi byo kwamburwa ase nk'uyu muntu yambuwe gutya bamugurishirije inzu bamutwaye amafaranga leta ibivuga iki kiyezo nukurya burundu umuntu akanyana kigaramira n'urura twitwaje icyo neze bamukora inkuba yihese kurana w'abakazi akazabamugani arega bano nago gwakora ibintu nk'ibi ngibi ubona abantu babona hano kuri imbuga nkoranyambaga bataramanje kujya gusuza mwamini wowe umanze ugende umenya amakuru pasi ako ubundi ubufite amakuru cyangwa ayo mfite baramanze bakagenda uwo mwamini akabahitsinze waza nawe uje mu by'iki pasi akabahitsinze akabaga ati dore aferi zagenda gutyo komba agozi yesi yacu ari gihe tubabwira ngurumva ngorobati nguri gicucu nguri kimara nguri kigori mwirwa ngo mugira ishari se yuko batandukanye sawa muzajya mugaruka gutwumva mwavuyeyo hari ahantu nzi ku rusengero umwana w'umuhungu yari ifite umukobwa barambagizanye sibyo abandi barahurudutse baravuga ati mwana kino cyane ariko gifite nyashi kimeze neza ati wenda kuretse uri kumva kandi umwana wabonaga yakubaka urugo baba mukwikiye undi mukobwa umukobwa agiye avuga ati kumbi nta kintu ubu yavuyeyo kandi uyu muhungu baravuga ati wa muhungu we uyu mwana w'umukobwa ntabwo uzamushobora
ashoborwa n'abasaza. Oya jewe hari abakobwa bashoborwa n'abasaza. Hari umuhungu nigeze kubibwira. Hari umuhungu rwose yari n'umugabo wumve hamwe n'abagabo nabo bameze nk'abasaze. Uwo mugabo ukuze Robert uruta wowe. Uruta wowe. Ajya urumva ari mu myaka 40 na. Ajya gushaka agakobwa kagashabarara ngo k'imyaka 21. Namwe se wa mugabo. Ugira ubwenge. Burakora. Ubwonko bwawe burakora. Namwe ni wowe. Imyaka yawe. Nisho gusporta imyaka 20. Imyaka 21 y'umukobwa. Reka. Chokoza umuntu wiza araza amaguru mwibase. Nawe yabura n'umuntu wiga baza yaraye. Nibibaho. Rero byagenze bitese. Chokoza amahirwe baje gufata irembo. Urakumva? Nyuma yo gufata irembo. Nyuma yo gufata irembo. Uko ntabwo bwabaye. Kuko yahise yavuga ati taka waje saza. Cyenda. Ndabona nawo. Ariko muri no minsi rero hari abana b'abakobwa bashobowe n'ibisaza byakoze bifite amafaranga. Uzise abakobwa nabo kandi ntago bashobowe nabyo. Dikada uyu mukobwa we abagiye kwishakira yiki amafaranga. Ariko nanone iyo umaze guca ku ruhande gatoya arambwira ati sheri ngiye ibunaka. Urukumva hari ahantu ngiye muri Bradishawa, ngiye muri Bidi, urumva ni nayo myaka ye. Mugabo nawe ati ambara umutuku. Ariko Bidi nagayijamo. Umuntu akagenda wambaye akawukura mu modoka akawambara ibyumweru n'agapano k'agacempuri akajya kwirebera kopine ana muri ghetto. Aho bangana. Pastor gazoza ikiganiro. Aro baririmbye avanga isi irashaje we. Isi irashaje uri kumva isi igeze ku musozi gusaza pastor. Bese bigere bite abantu uri kumva buriya nubwo wenda ariko Bibiliya ni nziza. Bibiliya iravuga umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Barabizi naga abantu babizi. Ababyeyi bashobora kuguha kashi bakaguha ibintu ababyeyi baguha inzu baguha amafaranga baguha imodoka baguha umugore. Ariko nanone abantu bajya kurambagiza no kurambagizwa banzu urebe ubushakashatsi ninde muntu kurambagiza. Ese uwo mukobwa urambagiza iwabo urahazi wabameze gute? Ubuhamya bwabo basi nubu umuntu ejo atubwiye aho yize wigeze unabaza n'amakuru. Ejo bundi umuntu atubwiye ngo umukobwa ku ishuri ni yari ishuri ry'ababikira yagiye urabona ko ababikira bambara ijipo ndende. Yaragiye rero afata umukasi ajya kumutayeri ijipo arayikimbura igeze hano. None mu gihe yicaye baramubwiye ati wa mwana we wakiye ijipo. Bahamagara mama we. Bahamagaye mama bazarebe babwimubwiye ikibazo cy'umwana yagize. Mama ngo none agenda noneho yambaye ikariso. Yagiye none ngo yambaye ibigeza ikariso igaragara babazi babagore usanzwe ubona babatawuniye. Ewan nta kindi ngo directrice yamubonye gusa ngo yarasetse arateba ati mama mwana wararengana. Umwana kurusha ubwenge. Ararengana kurusha ubwenge. Uyu mwana ararengana. Twamaze kubona ko umurage nabi byinshi turi bivugane. Fata umwana wawe umujyana handi. Mwigendere mujye kwiga. Mwigendere cyangwa se ushinga ishuri ryawe. Ari ibindi bigo nyine bibemera. Bibemera. Yego. Reka rero nsoze nago twasoza ikiganiro nk'iki tudatanze conclusion. Sitanga conclusion rwose. Mbo nubona umukobwa uteretana nawe ndikumva pastor nubona umukobwa uteretana nawe ari umusambanyi uzagende gake. Nubona umuhungu muri guteretana yarabaswe n'inzoga n'itabi uzagende gake. Nukora ubushakashatsi ugasanga aho uri kurambagizwa naho uri kurambagirizwa bari bafite ibintu by'amoko ntiyenda kubashira mu mutwe wabo uzagende gake. Sibyo? Cya kabiri uzasenga Imana kubazi gusenga uri kumva. Nibura umwana w'urubyaro rwa Satani ntuzashaka umwana wo mu rubyaro rw'Imana muzahora muzashamirana. Kandi nubura mu rubyaro rw'Imana ntuzashaka uwo mu rubyaro rwa Satani nabwo bihora risirikwe. Bihora bivuza induru biragusaba ko umujiji ashaka mu bajiji. Yego. Imana ibamugashya. Amen. Reka dusoze tukubwira ngo bigamije tunakagaruka niba ari ubwa mbere nyine nkuko navuze kare kora subscribe, like, comment, yisharinga ikiganiro ntacyo bitwaye. Niba nawe bikuneje kandi ujya kurambagizwa no kurambagiza jya ubanza umenye ngo ndarambagiza nde bimeze bite. Amaro y'Imana abana nawe kandi Robert nawe Imana igumugisha. Shalom shalom.